ikaze welcome kuri Art of Talk. Uyu munsi twongeye kwishima kubana namwe. Ushize twaganiriye kuri topics zigiye zitandukanye, myazi wangeraza kuzivugaho. Rero turabashimiye mwe mukomeje gutera comments, abakomeje kugaragaza response ibyo murimo murakora byose, birimo biradufasha kandi namwe murimo murakontribute mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Yewe nitwa Chris, Arsène, nanjye nitwa Jean Claude. Uyu munsi rero reka twumve icyo tugiye kuvugaho. Claude. Yes, mfite question maze iminsi nibaza. Episode ya mbere yari twavuze ku gakiza, ya kabiri tuvuga guhinduka. Umuntu amaze kujya mu gakiza burya ahinduka. Abatarazire baje ari ubwa mbere mwasura page yacu mukareba izo videos. Ikibazo mfite tuza kuri Yesu ubwa mbere tugiye gukizwa dufite perspectives zitandukanye cyangwa ibituzana mu gukizwa. Bamwe muri twe dushobora kuba twaraje twarabwiwe inyigisho ati noza kuri Yesu urabona imodoka, noza kuri Yesu urabona amafaranga, urabona inzu, urabona umugore n'ibindi byinshi. Ese ko ngiye icyo kibazo kimaze iminsi kinshugaringa mu mutwe, mwebwe murabyumva gute? Umuntu aje kuri Yesu ubutumwa bwiza, iyo umuntu aje kuri Yesu koko ibyo bintu biza nyine bigaragara mu buzima bwe cyangwa icyo kibazo rero maze iminsi yibaza ibiki. So igiye gukora ibitekerezo ubundi mu buryo buri general, uko waza kose kuri Yesu numva waje kuri Yesu nta ribi. Sibyo? Waza ushaka amazu, waza ushaka umugore cyangwa umugabo, kuri ngiye mu buryo buri general amazu yawe urayabonye. Kuko Imana nta muntu isubiza. Sibyo? Gusa ibyo ntabwo bivuze ko ibyo ngibyo ariko biri bugende turagera kuri fulfillment y'ibyo ushaka. Gusa in general ikintu cyose nko kuvuga ngo ndashaka abantu bose ko binjira muri iyi nzu, uri bunyure mu idirishya cyangwa uri bunyure mu muryango cyangwa uri bupfumure ijoro kinjiramo, it doesn't matter. Icyo dushaka nuko abantu binjira mu nzu. So niyo mpamvu rero aho ngaho niyo nahera. Ariko ukuri nuko siko biri. Ibintu byose tuza dushaka mu gakiza siko biba bimeze. Niyo mpamvu tugomba kujya mu ijambo ry'Imana tukamenya agakiza niki, ubutumwa bwiza niki. Kuko nta hantu Yesu tugiye kuri ibyo Yesu yavuze avuga kuri promises z'agakiza, ahubwo tuhasanga ibibi ahubwo. Kuko nabonye yabwira abigisha ngo muzakubitwa, muzatotezwa, muzagera gute. Atari ko Imana idashaka ko tubaho neza cyangwa iki, ahubwo nuko intego y'agakiza irenze ibintu. Ngewe numva irenze ibintu, irenze. Ariko kuri ngewe uko umuntu yaza kose ibyo ashaka byose agomba kuba muri presence y'Imana birenze ibindi. Ariko ikibazo kibera ese uri kwigisha ubwo butumwa arimo arigisha cyane, arimo arigisha iyo migisha ifatika cyangwa arimo kwigisha ubutumwa bwiza. Yesu arimo arabivugaho, numva hari ukuntu yabitapinzeho gakeya. Aravuga ati mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Meaning ibyo bintu byose bavuga baza wenda ariyo purpose yabo byakagombye kuza ubwa kabiri, ariko the ultimate purpose cyangwa goal yo kuza ku Mana first of all ngiye numva ko ari eternal life cyangwa ari ubugingo buhoraho. Icyo ibyanditswe bitubwira ko ari ukubona ubugingo buhoraho, hanyuma akaza n'inyungu zizana nabyo. Ariko urugi rwa mbere ntago ruza ari umugisha, ushaka umugisha mu Mana cyangwa uza uvuga uti ndakenye nshaka umugore, ngiye gusenga nshaka umugore. Nubwo nabyo Imana ishobora kubikoresha kuko Imana ni umuhanga. So arebera mu itangiriro akamenya ibizarangiza mu iherezo. So through the process Imana ishobora gukora igitangaza ko nguko ujemo ikaba yagufata hanyuma ikagukuramo igakoramo ubishaka. Ikibazo numvamo, ikibazo kiri kunyigisha no mu gutanga bwa butumwa. Sibyo? Natangiye vuga ngo uko umuntu aje kose ku rusengero aze ngiwe rwose umuntu ambwiye ngo ndaje kugira ngo nzabone iki nta kibazo araza, ariko ibyo ntabwo bivuze ko abakijijwe kuko nta yindi nzira y'agakiza ibaho. Ntabwo ninkubwira ngo uzabona inzu, uzabona umugore bahita uvuga ngo amen Yesu ndamwakiriye, ntabwo ubukijijwe. Kuko agakiza ni ukwemera ko Yesu yapfuye akagupfira akazuka ku bwawe, ibyo n'ibindi. Ahubwo mpita mbona yuko
gutinda ahubwo tubwira abantu ngo ngwino ubone ibi ngwino ubone ibi tuba twatandukiriye tuba turimo kuvuga ibindi bintu bitari agakiza kuko ngereka nkubwire mwene data turi kumurikira niba ukeneye amazu n'amafaranga n'ibiki rwose you don't need to be a Christian kugira ngo ubibone sinzi wenda ako kanavuzeho you don't need to be ntabwo ugomba kuba umukristo kugira ngo ubone ayo mazu tuzi abantu benshi muri iyi si batari abakristo badafite na gahunda yo kuba abakristo ijambo ry'Imana rikwiye ahubwo tujya no kubasaba babona akazi ijambo ry'Imana rikwiye ravuga ngo imvura igwira ababi n'abeza ubira imvura yanjye ababi n'abeza so aho umubi ngo nuko tuvuge udakijijwe cyangwa utari umukristo kandi n'umukristo abo bose birashoboka ko imigisha bayibona cyane but difference ni principle ni imwe ukoze n'ukora urabona product ibyo wakoze uyu munsi nutanga naguciye mu ijambo igiye Dubai mbere ko cya gihugu kimeze Friday bose bigira mu musigiti bakajya gusara ariko prosperity bafite twifatiye ku rugero rw'u Rwanda cyangwa Afrika sinzi igihugu cya kirajyana n'ikimwe cya kabiri cya kira gihugu n'urugero mbahaye mbereka abantu badasenga kandi bafite temera Yesu ahubwo barabivuga nkahita numva gakiza ikindi kintu ahubwo ibaza ikintu kirenze ubutunzi bwose wabona muri iyi si Yesu yavuze ngo Imana yakuze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikirege kugira ngo umwizere satari mu gahugu abone iki ubugingo buhoraho ngo abone iki ubugingo buhoraho ikintu tubona kimwe iyo dukijije my god numva ngiye buhoraho ubugingo buhoraho so ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose kiri munsi y'ubugingo buhoraho nta gaciro kiba gifite buri mu maso y'Imana kuko iyo none tuvuze amazu amafaranga bya bintu byose byo mu isi ni ibintu bishira sibyo kandi twebwe agakiza ubugingo buhoraho ubugingo buhoraho magambo ubutunzi bureze ubundi tubona mu gakiza ni ibintu bihoraho bidashira eternity ariko mwagiye mutura iyo ndi kuvuga ubuze kuri ibyo bintu by'ubutunzi ngiye hari nk'urugero reka mbahe nk'urugero kugira ngo dukureho uziko hari abantu bavuga ngo nudakira ntago ndimo ndifasayizinga kugira ngo umuntu abe umukene cyangwa kudakora oya ariko hari abantu bajya bitiranya ibintu bakavuga ngo nta mukene uzabona ijuru ngo ko umukene ahora yicuza none aho ngaho 100% ndabihakana kubera iki Lazaro n'abamukira azabaze Lazaro tubona ko muri filime Lazaro uriya mu byanditswe Yesu abatubwira uburyo ki Lazaro yavuganaga na wa mugabo w'umukiro ariko umugabo yari kuzimu ariko Lazaro ari mu iso tubifatira aho ngaho twumve ko ntago ari ukuvuga ngo turimo turafavoriza ubukene cyangwa nanone abakire bavuge bati kubera ko nyize kubera ko nta mushiha cyangwa kubera ko ntagira inabi muri ngewe kubera amafaranga afite cyangwa kubera ibintu bite ntago ibyo nabyo byaguha ubugingo buhoraho ibyo ntabwo bikuye yuko Imana itugira neza cyane Imana rwose kutugira neza ntabwo bigwa nabi ntabwo dufite favere yayo dufite umugisha wayo dufite ineza yayo ariko intego yayo mu buzima bwacu Imana ntabwo yaba ari Imana y'iteka ryose ngo ijye iduha ibintu bishira gusa intego yayo ibe ibintu biri temporaire kandi ari Imana iri eternelle nuko ishaka ko n'ibitekerezo byacu bihora kuri bya bintu bidashira urumva hanyuma inzira yo kubona ibyo mu isi ni abantu bose bari mu isi haba ukijijwe udakijijwe iyo urabona ukabona umuntu wowe ahubwira ngo ujye gukora kugira ngo ubeho wirirwa mu rusengero usenga gusa umunsi wose cyangwa wirirwa mu nzu ngo Imana bizamugisha ngo yaransezeranyije nzaba kubona abantu barapfuye tujya kumva abantu bapfuye se bari gusenga tugomba guhindura ibitekerezo byacu tukamenya ko Imana dukorera irenze ibyo bintu byose definitely kandi ikintu kindi kuri package cyangwa se ubwo bugingo Imana itanga butandukanye n'ibyo isi ibyo bintu bishira by'isi muri ijambo rivuga ngo mbasize mu isi Yesu abwira intumwa ze ariko mbasigiye amahoro musinga yandi isi itanga ngaho amahoro mbahaye ari specific aratandukanye so umuntu uri muri Kristo ashobora no kuba muri iyi si ibyo bintu nabibone ibyo bifatika nabibone cyangwa ashobora no kubibona
ariko uzarebe ukuntu babaho bose they are different. Hari umutima, hari ukuntu ameze, hari abantu, hari ikintu bita kunyurwa. Icyo kintu niyo ayo mahoro ya Kristo atuma unyurwa muri position yose urimo. Paul yabwiye Timoteyo ngo kubaha Imana iyo byongeyemo kunyurwa ngo bigira inyungu nyinshi cyane ikintu aruvuze no kuvuga muri cya cyanditswe twavuzeho kuvuga ngo tubanje dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi byose tuzabyongererwa bizaduherekeza. Impamvu biduherekeza ni iyi, impamvu bitwongerera ni iyi. Ukuvuga ngo mind, yes, ikintu yashaka kuvuga hari yashaka kuvuga ngo numara gukizwa mindset yawe izaba yagiye muri direction yo ireba ibintu bigize gute, ibintu bihora cyangwa ubugingo buhoraho. Iyo umaze kugira iyo mindset, ikintu kikubaho nuko ugira ubwenge bw'Imana cyangwa hari na favor y'Imana izituma n'ibyo byose biza bigukurikira. Kandi Imana yavuze ngo kandi irabizi ko tubikeneye. So iravuga ngo ibasha kureba imenya ni sinzi iranyana ukuntu bayita ngo ngiyipfuye ngo nayo ibasha kubimenya ari inyoni ngo ntanswe kumenya ngo uburyo wowe kubera icyo uhangayika cyane nigishwe nota numva ari igitutsi so ariko rero tukana ngo wagishwe wakinyoni icyo kinyoni ukuvuga ngo Imana nacyo irakizi nkanswe waguzwe amaraso ya Kristo y'agaciro. Imana irakuza, ariko the main purpose yo kuza kuri Kristo ntago ari ibintu bigukurura. Ushobora kuba udukurikiye rero urimo kwibaza uti none se kuki umuntu akizwa kongera agakomeza guhura n'ibibazo n'ingorane n'iki ko twari tuzi ko muri Yesu ari umunyenga gusa. Yesu ajya kugendana none yaravuze ati mbasize mu isi nk'intama ziri mu birura. Yarimo kwerekana isi turimo yamaze kwangirika, yamaze kuba corrupted. So arabizi abadusizemo mbasize nk'intama ziri mu birura. So isi dusizemo arabizi isi tuzayoboramo n'indwara kubera iki iyi si yabaye corrupted. Tuzayoboramo n'icyaha, tuzayoboramo n'amakuba n'ibindi byinshi bizababaza tuzarengana cyane gute. So iyo tubimenye rero ahubwo ikintu kidukomeza ni iki nuko Yesu yavuze ngo nzaba ndi kumwe nawe. Ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi, as long as uri muri Yesu. Ngo nimugira ubwoba ko nzabana. Ikintu gikomeye dufite bene data nuko turi kumwe na Yesu. So rwego iyo ngize ibibazo ikintu kinkomeza nuko nzi ko muri ibyo bibazo ndi kumwe na Kristo. Ngo nimunyura mu muriro ntimuzashye, munyura mu mazi ntazabatemba, ariko uzaba yanyuzemo rwose bizabanyuramo. Nige turimo kwatura ngo nta ntwaro yacuriye kuturwanya ikitwa, ariko intwaro izacurwa. Urumva? So nukuvuga ngo igikomeye dufite nta ntwaro yacuriwe yamaze gucurwa. Gucurwa bizacurwa. So tuve muri ibyo you understand yuvuga yuko wenda nta bibazo tuzahura nabyo. Niba ukijijwe uyu munsi cyangwa ugiye kwakira Yesu, ni byiza ko tugira right information. Sibyo? Ibibazo birahari, ingorane zirahari, indwara zirahari, ibibazo birahari. Ariko icyo uruta undi muntu wari wese nuko ufite Yesu ari kumwe nawe. Kandi na hirya y'ahangaha bya bintu byose uzabisiga ariko uzakomezanya nawe. So reka rero aba aricyo tugiye twishimira kuba turi agakiza, tugusaba kugira ngo niba utarizera Yesu Kristo waje koko ukamwakira ukenjoyinga ubuzima pe. Ayo mahoro turabashimiye rero nanone kwa mubanye natwe muri kano kanya. We believe ko next time iyo topic yindi tuzazana izaba nanone tuzakomereza ahangaha izabirushaho kuko twe tugenda dukurikirana. No kuvuga ubu ngubu tumaze kuko umuntu iyo yamaze kugeramo ntabwo agomba biba bitandukanye n'uko yaje. Kuvuga ngo agomba kugira indi understanding. So ubutaha rero tuzakomerezamo turebe n'ibindi bitekerezo umuntu aba afite aba yibazaho. Ariko namwe mwatubwira uko mubyumva, wenda ushobora mutemeranya natwe cyangwa se aricyo mushobora kuba mwatwongeraho muri comment ko mubyumva mutusangize kugira ngo ni alta talk. Let's talk.